twakomeje rero n'umukire w'umumiliyoneri. Noneho ndatekereza ibintu noneho birimo kugenda bisobanuka gake gake. Rero twabonye witwa Tricia arimo kurira, arimo ababaye cyane, maze Dani araza aramuhoza ati se ubaye iki? Ese Lucky uvuye ahangaha niwe waba ukubabaje? Undi aramubwira ati oya, Lucky ntabwo ari umubabaje gusa ahubwo ni njyewe umubabaje. Ati hari hashize igihe uwitwa Lucky, rwose Lucky narimo kumwiyumvamo, bityo rero rwose birimo kumbabaza kandi Lucky nta kintu atakoze ku bwanjye. Undi aramubwira ati rero nimba utamwiyumvagamo ni byiza kuba unamubwije ukuri, ukaba umuretse akaba yajya wenda kwishakira abandi aho kugira ngo umuteshe umutwe kandi nyine utamukunda. Kandi kuko nibyo, aho ngaho ntabwo turi buhatinde. Twaje kubona Sharomo ari kumwe n'umukunzi we Gihozo, arangije aramubwira ati se Giho, ndagira ngo nkubaze, ati rero ndagira ngo nkubaze umuntu witwa Shafi waba umuzi? Ndamubwira ati ese Shafi ninde? Ati rero nari mfite telefone ya Aria, maze ngiye kumva numva hari umuntu umuhamagaye, nyitaba telefone sinavuga njyewe, ariko uwo muntu aravuga ngo uwitwa Shafi yaduhaye akazi. Basa nkaho babwiraga Aria. Gihozo rero ntabwo aciye ku ruhande, yamubwiye ati rero uwo Shafi ndamuzi, ni twebwe twamufungishije. Ati kandi ikindi, Shafi yigeze gushimuta Cedric kubera ko yakundaga Alice, bityo rero turamufungisha. Urumva ni ubwo ngubwo. Undi aramubwira ati rero uwo Shafi rero niwe tugiye gushaka. Gihozo agira ubwoba cyane. Uwitwa Sharomo aramubwira ati rero ihangane ubimenye yuko nta muntu wagukoraho mari. Nyuma yaho twaje kubona Dani yageze mu rugo ababaye, agahinda kamwishe, ababajwe n'urukundo rutarimo kumuhira. Uwitwa Alice aramubwira ati se Dani bimeze gute? Undi aramubwira ati wa mukobwa bikomeje kwanga, nyuma y'aya mafaranga yongeye anyaka andi. Undi aramubwira ati rero ndeka nakugira inama, ati uwo mukobwa ushobora gusanga atari uko akwanze, ahubwo ari n'ingeso afite, ariko atari uko nyine akwanze, ashobora kuba atari uko akwanze. Ati rero ugomba kumwicaza ukamuganiriza, kandi ndabizi neza nimba kuko agukunda, ari umukobwa ubona ko abona ugukunda yakubera umugore, uwo mukobwa ari bukumve. Undi aramubwira ati rero ndimo kurambirwa ahubwo. Maze Alice amugira inama, aramubwira ati ndabizi neza ko uriya mukobwa ushobora kumukunda kandi umukunda cyane. Ati rero ugomba wimuvaho, waguye mwicarane, ndabizi neza yuko azakumva. Twaje kubona twibonera uwitwa Bucuri arimo kuvugira kuri telefone, arimo kuvugana n'umushuti we, arimo kumubwira ati baneye indobo, ati rwose ati ubu ngubu natewe indobo. Undi aramubwira ati kandi wasanga ari wowe, wasanga ari nanone ari we wabiteye. Undi aramubwira ati se mwapfuye iki? Twapfuye yuko ndimo kumwaka amafaranga. Undi aramubwira ati si wumva, ati bya bindi nyine mumara nkubwira, ati wabona nyine ari we wabiteye nyine ibyo kwaka. Buri bahungu bose ubu baka amafaranga, abahungu bose baka amafaranga. Gusa twabonye witwa Bucura avuga ati uno muhungu ndamukunda, uyu muhungu ndamukunda, numvaga ndimo kumwaka amafaranga, kandi nkumva ndimo kumwaka amafaranga makeya, ariko ngomba nyine kumusaba imbabazi. Uwo mucuti we yamubwiye ati ugomba gusaba imbabazi, ukagenda byagusaba no kurira ukarira nyine, ukamwereka yuko kandi ukabikora nta buryarya. Ayongereho ati kandi ukabikora nta buryarya, kuko ikintu udakoranye umutima n'ubundi biba bigaragara, yewe isaha n'isaha bishobora kuba byagutamaza. Ati rero ugomba kubikorana umutima, kandi ukabikorana umutima ugize umutima ukunze. Ibyo ngibyo ugomba kubikora ubimenye neza. Arangije aramubwira ati
ok ndaza kubikora. Ariko bisa nkaho tubonye yuko Bucuri bisa nkaho afite umutima wo kuba yasaba imbabazi, agasaba imbabazi Dani, wenda akaba yamubera umukobwa mwiza, kuko twavuye aho ngaho bunakeye witwa Tricia ari kumwe na Bucuri. Tricia yahambutse abwira Bucuri ati muri aka kanya sinyirimo gukundana na Lucky, cyane cyane yuko Lucky rwose ntabwo namwiyumvagamo habe na gatoya, kandi ntekereza ko ari byo byiza kuba yajya hanze akaba yakikundana n'undi mukobwa, kuko ni umuhungu mwiza w'imico myiza. Undi aramubwira ati ndumva tumeze kimwe, ariko ngewe nanjye Dani twashwanye. Undi aramubwira ati se mwapfuye iki? Ati namwakaga amafaranga. Tricia rwose aramubwira ati ariko ubwo nta bwoba nta soni uba ufite, umukobwa nkawe ufite akazi, aho kugira ngo ufate ayo mafaranga yawe n'undi azana ye murebe ko ari ikintu mwagira ejo bundi mube mwana abana, urafata umuntu ukagenda umwaka amafaranga umukobwa wiyubashye nkawe koko? Ati ibyo bintu ntabwo wagakwiye kuba ubikora, ati ubimenye ko yuko ibyo bintu utagakwiye kuba ubikora. Undi aramubwira ati yego n'ubundi nambabarira sinzongera kubikora, ahubwo umfashe umuze nawe musaba imbabazi. Aho ngaho tuhavuye twaje kubona uwitwa Gihozo ahamagara mama we akamubwira yuko asigaye akundana na Shalomu, kandi akamusaba yuko yabimubwirira papa we, amutera injuga, amwumvisha uburyo Shalomu yahindutse yabaye umwana mwiza, byose arabimubwira, amutera injuga arabyumva. Twavuye aho ngaho tubonye uwitwa Shafi yinjira muri biro kwa Bucuri, ariko Bucuri mwibuke yuko atari yemereye neza, yari afite ikibazo cy'umuhungu akundana nawe Dani wamukatiye kubera ibintu yakoze, arangije aramushwishwiburiza. Ariko twumvise Shafi avuga ngo yuko impamvu aza hano ari uko amukunze. Ese aho ngaho nimba koko Shafi akunze uno mukobwa, aho se agiye guhangana n'uwitwa Dani biraza kugenda bite? Ese uno mukobwa Bucuri we aremera gukundana na Shafi? Ntabwo byo byashoboka. Nigeze ko Bucuri ashobora kuba akunda Dani nubwo yaba yarakoze biriya bintu byose. Twaje kubona rero bosi Cedric yinjira muri biro. Ako kanya tubona uwitwa Tricia araje aramuhobereye, aramugundiriye, bisa nkaho atishimye arimo kurira. Ese buno Tricia ukomeza kwigira gutya kuri Cedric biraza gutanga iki? Ese biraza kugenda gute? Caho mukomeze mugire ibihe byiza, mbibutsa gukanda subscribe no kureba muri comment. Caho